yagarutse igarukanye inyongera ya 300 kwijana buri munsi. Umunyenga buri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Yese turagarutse nanone na Nikirenga kugira ngo turi kumwe n'umunyamahirwe wacu wa 18, ariko nanone turaza gutaha tumaze kumenya umunyamahirwe wacu wa 19 wariwe, kugira ngo ni muri ya promotion ya Nikirenga n'ubundi gikomeje, aho abantu bafata ubuguzi ba Airtel bifitiye amahirwe yo kurangiza umwaka bafite amakashi menshi cyane mu mifuka yabo, cyangwa se bamara kuyabona bakabahabwa n'ikiruhuko cy'iminsi 2 aho bajya kwiruhukira ku musenyi, ku mazi, ahantu hari akayaga karyoshye cyane. Ngira ngo dutangire. Wiriwe waramutse? Naramutse. Umwaka mushya namwe. Noheli nziza, tuyisangire twese. Pasika nziza, tuyisangire. Joyeux anniversaire. Merci. Ufite umugore? Oya, nta mugore mfite. Ndo umuseribateri. Okay, ubukwe bwiza. Ushobora kuzabuka tutari kumwe? Bo ndacyashakisha, ntabwo byari mu buryo bwo kugira ngo byose mbikubwirire icyari. Samurakoze. Ikindi gisigaye ni ikihe? Nuko nitwa Banyita Munyeshyaka Valence. Aha, nicyo nari ntegereje. Munyeshyaka Valence, ukaba utuye hagana he? Nyaruguru. Nyaruguru. Harya yandimba bajya barimba ya Nyaruguru ivuga ngo iki? Ngo Nyaruguru uko nikunde twumva ukuntu bajya bayiririmba. Cyose urayizi ko niwayo? Ndayizi no guceka akadiho. Nivyo nashakaga dore muri kwa kane ubu ikirori cyatangiye kuri twe. Ubundi aya masaha y'umugoroba rwose icyo abanyakirori twa twagitangiye. Dutangira na Nyaruguru. Gusa ijwi rimeze nayo muri uze kunyihanganira. Nta rujambo tumiza kuririmba se. Uko wishaka. Bagiga bavuga ngo Nyaruguru 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 yari yabari. Nibyo twari dutegereje. Hanyuma nkubwira ngo agiye kwifatira amakashi yiwe, bagira ngo abanze agire mu kamorari k'ibintu byo kuzana ibintu byo urananiwe urugendo ibintu nk'ibyo. Ariko icyo nzi cyo kubera amakashi ari hano burundu. Ugenda birwarangiye se? Natangiye kujya mwenyura nkora no ku mufuka ndeba niba uravuze ngo urimo gufungura ikofi. Okay. Ubu rero ikintu ugiye gukora ni iki ngiki. Urabona aha ngaha harimo amafaranga. Aya yose ni ayawe. Mu masegonda 45 iyi miliyoni n'igice yose ni yawe. Ariko kubi yawe ntabwo yabi yawe iri aha ngaha ifungiranye. Ubu hano ni iwanjye. Amafaranga kugira ngo yitwa yawe nuko yakuri iwanjye ukayashyira iwawe. Iwawe ni hano. Ngewe iwanjye ni hano. Ubwo uyakuremo hano uyashyire hariya. Ndayamariramo rwose. Nicyo shaka. Nturebe isegonda nimwe. Nturebe ngo ufashe ya 5 kuko ni ya 500 ni y'amanyarwanda kandi arabara. Nturebe ngo utwaye za 2 gusa sibyo. Wowe amafaranga yose ugeraho yazamuri. Wowe shyiramo imbaraga by'amasegonda ndabikurebera. Okay. Uri tayari? Ndi tayari kabisa. Urumva uri tayari? Ndi tayari. Okay, egera hano. Hagarara neza aho witegera aho uri ujye ukura hano ugashyira hariya hirya. Ntucungane nuko kiri bugwe. Ibyo kugwa agenda byirebera ndagifata. Sibyo? Okay. Rimwe. Turabara kangahe? Ngewe ndakubarira nimvuga ngo go dutangira. Okay. Rimwe. 2 3 go. Ucho kabisa kuramo vuba. Amasegonda no ucika kuramo. Ucho rwose. Hagira inoti nyinshi. Gira vuba y'amarimo. Dore amasegonda bari 30. Urareba nawe aragucika yose. Gira vuba. Amasegonda 28. Umva nugira namwe usigira pe. Yose yatwaye. Amasegonda 19 gira vuba. 16. Bose amafaranga yose yatware. Yose y'amarimo yose. Amasegonda 9. Umva. Ayo mafaranga sinshaka ko ari muri usigira. Amasegonda 5. Gira isegonda rimwe stop. Urakoze kunsigira.
urumva umeze utamuriye ndishimye ariko ntabwo ari 100% kuko ari ikintu nje gusigamo hano kabisa nje kuyasigamo menshi uje kuyasigamo menshi hano menshi washakaga ko yose numvaga nayakumva byaba ari ukumenyera byaba ari kumara amafaranga yose ukayasigamo ariko Imana ishimwe nayo nkuyemo Imana ishimwe urayashimira Imana ndashimira Imana ni ryari mu buzima bwawe ufite ikihe kibazo ntacyo n'amayemosi ikibazo cy'umutima ngenda gipima buretse amayemosi yamenye reka tubirebe dukora iki kugira ngo ugaruke mu gihe gikwiye ndumva reka tubanze tubare wegukanye hanyuma tugaruke mu kanya gato ibindi turabiganira maze gutuza ça merci okay Airtel umuyoboro wa telefone zigezweho. Valence usanze wegukanye amafaranga angana iki? negukanye amafaranga angana na 1,410,000 ibyishimo bidasanzwe kabisa n'ibyishimo bidasanzwe ndumva kuri igihugu yandenze ejo naraguhamagaye utarabona amafaranga uraseka ndaseka mbere yuko ufata amafaranga waririmbye nyuma yuko umaze kubona noneho wegukanye shaka ikindi kintu nkorera kinyereka ibyishimo byawe ni ikirenga muri make gusa kuba nahita ngutegurira akantu ubu ngubu ugahita gakora ibyishimo kuko n'abandi bakurikirana ikiganiro bagomba kubona ibyishimo ufite ndagira ngo urebe hariya muri kamera nurangiza uhita ushaka ikintu nkorera kiri bugaragaze n'abandi bakabona ibyishimo byawe ubu kereka kubyina nibyo umuntu yashobora none nta ndirimbo ndi kumva ukunda kubyina mbona amazuke twari kugerageza tukabyina ngaho yitere tubyine arya hano nta byuma bihaba ngo tubikoreshere nanjye nawe umusirimu nk'abandi ntabwo nkiririmba zimwe zo mu kanwa twagakoresheje ibyuma aho ngaho uransize nta kibazo hanyuma rero wegukanye amafaranga mu buzima bwawe nayahe mafaranga ari bwakugere mu ntoki menshi icyarimwe nk'aya ngaya kugeze mu ntoki icyarimwe nigeze gutunga 60,000 60 nukuri kabisa aha ngaha miliyoni n'ibihumbi 400 na bingahe 410 none ngo 60,000 60 nigeze kubishyira mu mufuka nkajya numva umufuka urabyimbye icyo gihe numvaga nabyo ari ibintu bidasanzwe ariko ubu n'ikirenga kabisa kubera icyo gihe amafaranga yabyimbye ku 60,000 ubu ntabwo dushobora kuyashyira mu mufuka ko wahita ucika icyo turi bukore turaguhereza kuri Airtel Money hatagira n'umuntu ugukurikirana yes Valence rero akaba ari umunyamahirwe wacu wa 18 akaba abashije kwegukana 1,410,000 muntu wanjye ndakwinginze niba umwe azagatwara 1,200,000 undi agatwara 1,000,000 undi agatwara tubabarire ngwino yamaremo yose ntukagire n'igiceri cy'atanu dusigarizamo Valence amahirwe yawe rero ntagahagarariye aha ngaha none uracyafite andi mahirwe yo kuba noneho watangira kubaho mu buzima nk'ubw'abamiliyoneri bagenzi bawe ubuzima bw'abamiliyoneri bagendera mu ndege nta bintu byo gutega tuzatwegerane bakarya mu mahoteli meza ari ahantu baruhuka mu mutwe ayo mahirwe rero nayo urayafite ntabwo tubitegetse ko azakugeraho ariko birashoboka nk'uko n'aya nayo yakugeze birashoboka byose reka rero tukubwire ngo ukomeze wenjoyinge dore yangiye weekend neza cyane kabisa ngiye gutangira ejo nikonje miliyoni bayibitseho n'ibihumbi 410 ndetse uravuze ngo sinibagirwe 410 nayo nayanjye nicyo nk'undi umuntu wegukanye ikintu azi agaciro kacyo reka tugaruke mu kanya gato tumenya umunyamahirwe wacu wa 19 wariwe nkubwira ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe kuko promosiyo yacu iracyakomeje murakoze n'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi kandi akanyenyeri 1,4,1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel umuyoboro wa telefone zigezweho.
amategeko n'amabwiriza birakurikizwa muri Airtel nkubwira ngo tugiye kumenya umunyamahirwe wacu wa 19 nzajya mbabwira imibare rwose kugira ngo promotion izajye kurangira nawe wamenye nguru wa kangahe. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni sim card ya Airtel ugakanda akanyenyeri 141 akanyenyeri rimwe urwego yes, ukamenya umuhigo wawe umunsi. Umuhigo wawe umunsi umaze kuwumenya urawuhigura. Kuhigura si ugushyiraho amafaranga gusa, uyashyiraho ukayahamagaza, uyashyiraho kohereza message, ukaguraho ipaki ya internet, ukaguraho max pack, ukaguraho wiceceka. Ikintu cyose ushobora gukora kuri sim card yawe gishobora gutuma ya mafaranga bagusabye gukoresha ku munsi ashiraho. Warangiza ugategereza amahirwe yawe. Mbwira ngo kugira ngo ube umunyamahirwe ntabwo bigusaba yuko utegereza igihe kinini. Ikintu cya mbere Airtel ikora ihita iguhereza bonus ingana na 300% ya wa muhigo wamaze guhigura. Aha tugiye kumenya umunyamahirwe wacu ni bisanzwe, ni ya nimero yose twagiye tubona ku munsi w'ejo washize yabashije kubahiriza ibyo yasabwaga, yabashije guhigura umuhigo, niyo yose agiye gutangira kuzunguruka kugira ngo turebemo umunyamahirwe wacu. Reka dusabe kugira ngo amanimero yacu yose atangira zunguruke, hanyuma tumenye umunyamahirwe wacu wariwe. Nkubwira ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe, nturambirwe, ntuzavuga ngo umaze iminsi ugize gutoya. Buri munsi higura umuhigo wawe, buri munsi uhigure, buri munsi uhigure. Murayibona neza amanimero yacu yatangiye kuzunguruka hariya, nta kindi bakoze uretse gusa kuba barahiguye umuhigo wabo. Ni umunyamahirwe wa 19. Uyu munsi turabara kuri kangahera 19, 15, 6, 5, 2, 1. Harya bihembo bibamo ni ibihe munyibutse neza? Habamwo kugenda muri kajugujugu, sinza amafaranga. Stop, ngarikira kuri ubu. Ya, umunyamahirwe wacu umunsi akaba afite izo nimero nawe murimo kwirebera. Umunyamahirwe wacu no munsi afite 0733 21 6 80. Afite nimero ziryoshye. Allo? Halo. Ego amagaye nitwa Liliane. Okay. Nkaba nkora muri Airtel. Okay. Wamfasha nawe ukambwira amazina yawe? Ngere twishimye Chrysologue. Ishimwe Chrysologue, ukaba ukora mu biki? Muri birakamwe no misi nakaraga mfite nakazi mfite. Cyakarangiye mu kwa cyenda ubu nakazi mfite. Oh, hanyuma muri Airtel turi muri promotion ya Nikirenga. Hari ikintu waba uyiziho? Ya, tunayo wajide. Imisi biko. Waranabikinnye, wabikinnye gute se? Nageze kubyumva bayivuga nanjye ko natari ibintu bikomeye. Mu kwandika akanyenyeri 140 akanyenyeri rimwe akadirishya. Nanga senyo y'urwego ugahamagara. Ukareba intego y'umunsi anyuze ugahamagara ntari ukajya mu mukino n'abandi bose. Ya, hanyuma nyuma yuko umaze gukora ibyo ngibyo se wasanze intego yawe y'umunsi ingana gute? Ko maze iminsi nyinara. Maze igihe kinini nyera iminsi myinshi ubwo kuvuga yanakoresheje se. Oya ndavuga intego baguhaye nka Airtel yakubwiye yuko intego yawe. Akenshi maze iminsi intego ari 828 guhamagaza bakagukubira 3. Okay. Ubu rero kuri uno munsi nkufitiye inkuru nziza cyane. Gusa ntabwo yiketse. Urakeka ko ari iyihe? Kenshi nzi ko umuntu amuhamagaye nyine kwa muntu kurikurikirana hari igihe biba byaciyemo. Ibiki biba byaciyemo bivuga wibitsinda. Wibitsinda bivuga. No kukubwira. Okay, ngufitiye inkuru nziza yuko nawe ugiye kuba umwe mu bamiliyoneri muri promotion ya Nikirenga. Urishimye cyane. Urishimye cyane kabisa. Hanyuma rero nkaba nkubwira ko ku munsi wo kuwa mbere tuzaguhamagara tukumenyesha amasaha ugomba kutugereraho kugira ngo uze gufata amafaranga yawe. Mbere yuko se tugenda nta kintu naki urumva nta kintu watangariza abandi bantu kugira ngo bamenye uko ibintu bimeze. Natangariza abantu
abafatabuguzi benshi navuga ko izi poromosiyo za Airtel bajya bazitabira babona nk'iyi mikino ihari muri ino minsi nabo bakagerageza amahirwe biba byiza iyo ugerageje amahirwe ukagerageza wenda ugatsindwa wagerageje nabo bakagerageza amahirwe yabo kandi bagakunda na Airtel. Sawa ngaho rero ukomeze ugire navuga ngo umunsi se ukomeze ugire reka weekend kuryohere kubera yuko twayinjiyemo deja. Sawa merci beaucoup. Okay, uwo ni umunyamahirwe wacu akaba yishimye cyane kubera yuko ntabwo yarabyiteguye ariko yarabyize yuko bishobora kumubaho kuko iyi promotion yacu igenewe abafatabuguzi bacu. Nta muntu n'umwe dutoranya uwo bigezeho nyine n'uwo nguwo gusa usabwa kuba warahiguye umuhigo wawe. Hari abahigura umuhigo batabizi kubera ko hari igihe ubu usabwa gukoresha amafaranga runaka ukayakoresha ku munsi utabizi yuko ari umuhigo wawe, ariko ikiza nuko wamenya umuhigo wawe umunsi ukanze ku kanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego yes ukamenya umuhigo wawe umunsi ukawuhigura ubundi ugategereza ko nawe waba umunyamahirwe wacu. Ikindi nakubwira nuko nimero ishinzwe guhamagara ni nimero imwe yonyine 0731 izindi zose ziguhamagara nta yindi promotion iba muri Airtel ngo uhamagarwe n'indi nimero itari yo ngiyo. Reka tubabwire ngo mugire weekend neza muzayicemo neza cyane mwishimye. Tuzagaruka kuwa mbere turi kumwe n'abanyamahirwe bacu bifatira amakashi namwe mumerewe neza. N'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kandi akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.